abantu bamwe bakunze gushyira produit mu misatsi yabo kugira ngo bakunde barebe yuko umusatsi wabo wakura, ariko burya reka nkubwire yuko kuba washyira produit mu musatsi atari cyo kintu by'ukuri ukeneye cyatuma umusatsi wawe ukura. Umusatsi uko waba umeze kose, ukoresheje uburyo rwose bukwiriye, umusatsi wawe wakura ukageza ku kigero wifuza. Hari uburyo karemano ngiye kukubwira muri iki kiganiro wakoresha ukagira umusatsi uhehereye, umusatsi ushayininga, umusatsi ugaragara neza kandi umusatsi ukura ukagera ku kigero wifuza, umusatsi uzira indwara za hato na hato ndetse no gucikagurika, aribyo bituma umusatsi udakura. Ibintu ngiye kukubwira rero byavuzweho n'inzobere mu bijyanye n'imisatsi yitwa Amy Abramit, ukorera Chicago muri salon ya Maxine Salon, akaba yaraganiriye n'ikinyamakuru Ride.com aricyo dukesha iyi nkuru. Reka ngushishikarize kugumana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, kuko ibintu ngiye kukubwira rwose ni ibintu bikoroheye ko wabibona, ibintu bitazatuma utakaza amafaranga bitari ngombwa, maze ugire umusatsi rwose buri muntu azajya kubaza uti ese n'icyo ukoresha. Nongeye guha ikaze wowe wahisemo kurikira Kiberinka TV, mwawe ikaze bambikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho ku buryo buhoraho, bayikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru ategura umuhanga n'ubushishozi ku ngingo nababwiye haruguru. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse, ntimucikwe. Ibintu ngiye kubabwira rero ni ibintu umuntu akoresha mu buryo bwa mask, no kuvuga ngo uburyo ukoresha nyuma y'uko umaze koga umusatsi wawe ukabimazamo iminota runaka, ubundi warangiza ukabyogamo, ukabikora byibuze kabiri mu cyumweru. Ikintu cya mbere wakoresha ni amavuta ya coconut. Amavuta ku isoko araboneka kandi ku giciro rwose kigoranye cyane. Coconut oil ikaba ikungahaye kuri fatty acid, ni ukuvuga byiza byinjira mu musatsi mu buryo bworoshye ndetse no ku ruhu rwo mu mutwe, umusatsi wawe ugatangira gukura rwose mu gihe kitarambiranye. Ikindi cya kabiri ifitemo vitamine E, nayo izwiho kugira uruhare mu gukura k'umusatsi. Kandi ayo mavuta ya coconut igihe hari izuba ryinshi arinda umusatsi kuba wakwangizwa n'imirasire ikabije y'izuba. Iyi coconut rero yikoresha umaze kogamo na shampoo yawe usanzwe ukoresha, nurangiza uyimazeho iminota 10 kugeza kuri 15, hanyuma wogemo rwose n'amazi y'akazuyaze. Ntabwo uzatinda kubona impinduka, umusatsi wawe uzatangira worohere, umusatsi wawe kandi nta nubwo uzafatana nyuma y'uko umaze kogamo, bizatuma mu gusokoza byoroha, bitume wa musatsi wawe urindwa gucikagurika, aribyo bituma udakura. Ikindi kandi coconut irinda umusatsi wawe kuba waterwa na mikorobe zimwe na zimwe zitera indwara zirimo n'imvuvu. Imvuvu zikaba rwose zizengereza abantu bakirirwa bishimagura, rwose bikaba ari ibintu bibi cyane. Ikindi kandi izi mvuvu kuba zigenda zigahuma ku ruhu zituma wa musatsi utabasha kuzamuka ugera ku kigero wifuza. Gikoresha rwose byibuze kabiri mu cyumweru, uzatinda kubona impinduka nziza. Icya kabiri wakoresha ni amata n'ubuki. Ubuki bukungahaye kuri keratine igira uruhare mu gukomeza umusatsi, kandi ubuki burinda inflammation, ukuvuga ngo kubyimbirwa k'uruhu, kuba uruhu rwagira ibintu biza by'ibibyimba, ibintu ubuki bwakurinda rwose ibi bintu. Ubuki buvangiye n'amata, amata akaba akungahaye kuri proteine, acide amino, B12, iron ndetse na zinc. Umusatsi wawe woroha ukagira ubuzima bwiza. Rero amata aseseka, uburyo bwiza bwo kuyakoresha ni ukuba wafata amata yawe ukayashyira mu gacupa gakandi kakagenda kazana duke duke, ukagenda uminjagira umusatsi wawe wose. Wamara kubona umusatsi wawe wose wagezweho, ukabimazamo iminota 10 kugeza kuri 20, warangiza ukogamo n'amazi y'akazuyaze, ntiwirirwe wongeramo shampoo. Ntabwo rwose uzatinda kubona impinduka. Nk'uko tubikesha Abramit, ikintu cya kane wakoresha ni amavuta ya elayo ndetse na avoka. Avoka zifitemo ibinure, proteine ndetse n'izindi vitamine zigaburira umusatsi wawe ugakomera ndetse ubasha no korohera, ugacukubira no gucikagurika. Bivanze na olive rero, bya binure byiza bizatuma umusatsi wawe urushaho guhehera, urushaho kugaragara neza mu buryo bwo gushayininga, mbese usanga umusatsi wawe urabagirana ubereye ijisho. Rero fata ya avoka yawe uyivange n'amavuta ya olive byibuze agace k'agakombe, nurangiza ugende uyasiga mu mutwe wawe, nurangiza ubimaze mu mutwe wawe iminota byibuze 30, ubundi wogemo n'amazi y'akazuyazi. Ntabwo uzatinda kubona impinduka nziza. Ya gatanu wakoresha amagi. Amagi akungahaye kuri proteine, vitamine A, vitamine E, biotin na folate. Izi ntungamubiri zikaba zigira uruhare mu gutuma umusatsi wawe ukura neza. Ikindi kandi izi ntungamubiri zituma umusatsi wawe utangirika bitewe n'ibintu bitandukanye. Byawe ubikubite n'ikiyiko, nurangiza urishyire mu musatsi wawe, ubirekeremo, ubimazemo by'iminota 10 kugeza kuri 15,
nurangiza wogemo n'amazi akonje. Haruguru nababwiye yuko wogamo n'amazi y'akazuyazi, ariko hano ku magi ho biratandukanye. Nuramuka ukoresheje amazi ashyushye uzamera nk'ukoze umunete mu mutwe wawe. Urumva ko ari ibintu bitangaje, ariko nibyo ni ukuri. Uzazana utuntu dutoya tumeze nk'umureti mu mutwe kudukuramo ntibikorohere. Rero icyiza koresha amazi akonje, ingaruka zizaba nziza kumera nk'ibingibi nakubwiye haruguru. Gatandatu wakoresha ni green tea. Green tea abantu benshi bakunze kuyinywa bagabanya ibinure mu mubiri, ariko burya ni nziza mu musatsi wawe. Cyambere green tea irinda imvuvu cyangwa ikanazikiza. Ikindi kandi igabanya n'ibinure byinshi biba byihumye ku ruhu bituma umusatsi udakura. Ukuntu rero wayikoresha, fata amazi yawe yacanire, namara kubira urambikamo iyi green tea, nurangiza ubivangemo n'ubuki buke cyane cyangwa n'utuvuta kugira ngo urusheho kugira umusatsi wawe urusheho korohera mu gihe uri kuyikoresha. Iyi green tea yawe rero uyishyire mu agacupa kandi kugenda ukangiramo uyuze umusatsi wose, nurangiza ugende unamasamo kugira ngo bigere no ku ruhu, kugira ngo za mvuvu niba uzirwaye zigende zishiramo n'ibinure byinshi byihumye ku mutwe bidakenewe. Iyi green tea yawe rero yimazemo byibuze iminota 10, ubundi wogemo n'amazi y'akazuyazi. Icya karindwi nacyo cya nyuma, koresha umuceri na avoka. Umuceri rwose wagiye ukorwaho ubushakashatsi mu bihe bitandukanye, bigaragara yuko intungamubiri wifitemo harimo vitamine C, B na E ndetse na folate bigira uruhare mu gutuma umusatsi wawe ukomera, ukagira uruti rukomeye bituma umusatsi wawe udacikagurika, ukaba wakura ukagera ku burebure wifuza. Ikindi kandi umuceri niba umusatsi wawe waramaze kwangirika bitewe n'ibintu bitandukanye, birimo kuba wajya kuwurambuza ugakoresha umuriro. Ikindi kandi kuba warakoresheje produit, wakoresha rwose amazi wakoresha umuceri. Uburyo rero umuceri ukoreshwa, ntabwo ari ngombwa yuko ufata inombe y'umuceri ngo uyishyire mu mutwe wawe. Wafata umuceri ukawunika mu mazi, warangiza ya mazi ukayakuramo ukayaraza, warangiza mu gitondo ugafata igice gitoya cy'avoka ukavangamo ukabishyira mu musatsi wawe. Ntabwo uzatinda kubona impinduka nziza, uzabona umusatsi wawe worohereye, unyerera ndetse ugaragara nkaho ushayininga. Ndakeka ibintu nkubwiye haruguru wumvise ko hari ibintu ukoresha buri munsi mu rugo rwawe, wahitamo icyo ushaka, ukirinda ko wasesagura amafaranga ujya gushyirishamo vitamine zihenze rimwe na rimwe zitanakora, ugakoresha ibintu karemano. Icyo wahitamo cyose nakwifuriza ko cyazawukorera. Ikindi kandi n'ibiramuka bigenze neza, ndagushishikariza kuzadusangiza ubuhamya bwawe utwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi, cyangwa ukanaduhamagara kuri telefone iri muri description. Bakunze ibyo twakuganirije, reka ngushishikarize gukanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibindi tugutegurira ubutaha. Reka ngushimire ko wabanye nanjye kugeza ku musozo, naho ubutaha amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Bye.